Excel rero muri yo igiramo n'amakomande ya buttons, amabuto. Nukuvuga ngo muri Excel ushobora gushyiramo buto ukandaho igakora ibyo wayitumye. Hano dufite button yitwa option button, za buto z'utudomo. Reka mbere ku rugero rworoheje rwo izi button zishobora kudufashamo. Turafata izi button dore ko zikunda kugendana zirenze imwe kugira ngo tugire amahitamo, kuko buryo iyo dufite ikintu kimwe amahitamo aba hari. Izi buttons rero kenshi zidufasha kugira amahitamo menshi tugenda duhitamo. Hari n'izindi buttons twabonye zidufasha ibyo ngibyo, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira kuri button ya option. Izi button rero turashaka kuzihuza na conditional formatting iri buhe facture yacu amabara atandukanye. Niduhitamo light, facture iraza isa umweru ukwisuku, ariko niduhitamo dark, facture iraba umukara. Ikintu tubanza gukora ni ugutegura amabuto yacu twifashishije shape hamwe na option button. Uburyo bishyirwa muri sheet ni kimwe, ni ugukirika kuri commande hanyuma ukaza kwirambika muri sheet aho ushaka. Rero turabanza dukore shape yenda kumera nka rectangle, hanyuma tuze guterekamo shape ya button yacu cyangwa se commande ya button yacu. Hanyuma dukore button ebyiri tuzita amazina ajyanye n'ibyo zidukorera, light na dark. Noneho dushobora kuza kuri button imwe nk'iyibanza tukagira cell tuyihuza nayo, tuyizaho tugakora right click kuri button, hanyuma tukajya kuri format control tukayemeza hagafunguka i dialog box. Hanyuma hano muri cell link dushyiremo cursor tuhakirika, hanyuma duhitemo cell dushaka kuyihuza nayo twemeze. Cell ihitijyamo imibare ihagarariye ya ma buttons twakoze. Uko kirika kuri buto iraduha umubare wayo. Nice. Hanyuma rero tugiye guhuza aya mabuto na condition formatting yacu. Turahitamo range cyangwa amaseries dushaka gukoreraho ubufindo bwacu, hanyuma tujye kuri conditional formatting tujye gukoresha formule. Turandikamo bihwanye, duhitamo ya cell twahuje na buttons tuyinganishe na kabiri. Ubwo ni buto ya kabiri ya button twahaye caption ya dark. Dusetting format ziri bubeho igihe dufite kabiri muri iriya cell. Turahitamo font y'umweru hanyuma fill tuyigira umukara. Reka na headers tuzihe ibyazo. Hano naho dushobora kuza tukahashyira ikizajya kitumenyesha theme turimo. Naho hakoreshwa formule. Muri Excel ama functions n'ama formule ni byinshi, ni nk'ama formule aba mu mibare. Murabona ko option buttons zacu zirimo kuduha theme zitandukanye. Uko kirika kuri imwe iraguha theme yayo, nukirika ku yindi iguhe theme yayo. Nice. Hari ukuntu uba urimo kwandika amakuru y'urutonde muri Excel ugakenera inkingi ibanza, column, kuyishyiramo nimero z'ingingo z'amakuru yawe. Icyo gihe ugenda wandika 1 2 3 gutyo gutyo, hanyuma column ikurikiyeho ukagenda wuzuzamo amakuru ajyanye n'izo nimero. Hari uburyo bwinshi tubikoramo muri Excel, ariko se uburyo bwa function ya sequence na count wari ubuzi? Izi function twazivuze mu mavideo yatambutse, ariko hano noneho iyo uzihuje ukazikoresha icyarimwe zishobora kuguha ikindi kintu kimwe n'andi ma functions yose muri Excel. Iyo ugize uko ugenda uyahuza akubyarira indi function. Reka mbasobanurire icyo iyi formule irimo kuvuga, urasobanukirwa uko structure y'ama formule yubakwa muri Excel. Nudasobanukirwa wihangane, uzagenda usobanukirwa mu yandi ma video. Ushobora kuba uri ku rwego rw'ibanze rwa Excel utaramenya n'ama functions menshi. Nta kibazo, humura, uzagenda ibindi byinshi bisobanukirwa mu yandi ma video uzagenda ubona. Ari bihwanye ibanza igihe cyose ugiye kwandika formule muri Excel. Hanyuma dukurikizeho ijambo no, nimero. Turashaka kwandika nimero 1, nimero 2, nimero 3 gutyo gutyo. Ntabwo dushaka kuzuzamwe imibare yonyine. Icyo gihe rero turabanza twandike ijambo uko dushaka uko riri buze kugaragara ryanditse. Igihe cyose tugiye gushyira ijambo muri formule turishyira hagati muri double quotes. Nibwo Excel imenya ko iryo ari ijambo atari umubare cyangwa se itariki cyangwa se indi format ya yose. Dukurikize ikimenyetso cya ampersand. Mu mategeko y'imyandikire tuzi ko kivuze na runaka na kanaka. Aha rero ubu bwi Excel uti iri jambo nomero ndarishakana n'ibi bigiye gukurikiraho. Noneho dukurikizeho function ya sequence. Sequence rero ni function idufasha kumenyesha Excel ko ibyo dushaka kujyanana na nomero bigomba kugendera ku itegeko ry'uruhererekane. Hari ibintu byinshi bigendera ku mategeko y'uruhererekane kuri inosi. Hano rero turi ku itegeko ry'uruhererekane rw'imibare cyangwa rw'ibara. Hano Excel ihita imenya icyo tuyibwiye. Noneho tukayikomatanya na function ya count. Iyi function ikabidufasha kubara cyangwa se kumenya umubare tugezeho. Hanyuma tugahitamo column cyangwa se dushobora no kwandika adresse yayo, D in the brackets. Ni ukuvuga ngo ni column ya D formule iri bureberemo ibyo iha nimero.
noneho turafunga na bracket yindi ya function ya sequence twemeze. Tukemeza nimero zireta zitangira kwibara. Wow, Excel uri gitangaza.